mwese abadukurikiye kuri Yongwe TV. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki 24 tugarutse muri studio rero nk'ibisanzwe mu kiganiro cyiswe umuco n'umuryango, aribyo shingiro ryo kumenya Imana. Yesu nashimwe cyane. Nk'ibisanzwe rero ni Pastor Karemera James mukurikiye, turi kumwe n'uno munsi turi bungurana inama, turi buganire ku butumwa bwiza cyane cyane buhugurira abantu kwitondera ibyo barimo igihe bemeye kuba bavuga butumwa cyangwa bemeye kuba abapasiteri, bakabikora nk'abayobowe n'Imana ndetse n'umwuka wayo. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero munyemerere twakire abantu badukurikiye kuri televiziyo kano kanya bari hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Abatanzania ni inshuti zacu, dukorana umurimo w'Imana. Reka nze gufata kanya nabo mbasuhuze kandi mbifurize umunsi mwiza. Tunawasalimia sana wa ndugu zetu kutoka Tanzania, hapa Katesh, Ndeneachin, mkoa wa Manyara na Babati, Arusha. Kuna wandugu, kuna watumishi wa Mungu wote, vijana wote wa DNPS tunawasalimia sana. Hapa Rwanda tunafuraha sana kwa kuwa injili inaendeka. Haleluya. Kwa hiyo tunawakaribisha tena kwenye mahubiri ambaye tunaenda kuwa tunahubiri saa hii kuhusu neno la Mungu kwa watumishi waliokubalia Mungu kumtumikia kazi. Haleluya. Mimi mchungaji Karemera James kutoka Rwanda, unanijua William, kina Askofu Karori na wote ambaye sijataja majina leno, lakini tunawakumbuka, tunawaombea na leo hii tutawaombea. Mungu awabariki sana. Turashima Imana rero ubwo nasuhuzaga izo nshuti zanjye kandi mbahikaze nkamwe mwese abantu b'inshuti zacu badukurikiye cyane cyane aho itorero ryacu rikorera hariya muri Kayonza Rwinkwavu. Ndabize ko dukurikiwe n'abantu benshi, ari akarere ka Kayonza kose baraduhamagara, Rwamagana baraduhamagara, Kirehe, Cedric hariya Kayonza. Kuwa gatandatu tuzaba turi kumwe nawe, n'umwana wahinduwe cyane n'ubu butumwa dutambutsa kandi yemera kujya muri uyu murimo nawe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero ntabwo naje njyenyine, twazanye n'umutumirwa ndetse mumaze kumenyera. Ni umugabo nubwo agaragara ko akiri mutoya kandi ni umukozi w'Imana, ngira ngo nkuko yabibabwiye ko muheruka. Ni umumisiyoneri, ni umuntu utwara ubutumwa bwiza hirya no hino, nkuko aza kubibwirira. Bwana nta mujinya, turakwakiriye nawe. Amen. Imana iguhereze umugisha cyane. Hanyuma reka twibutse abantu ko iyo turi mu kibwiriza gutya dufata akanya ko kwigisha, twamara kwigisha tugatanga akanya abadukurikiye bakaba batanga ibitekerezo byabo cyangwa batanga inama n'ubwunganizi ku cyigisho cyangwa se gusobanuza aho batasobanukiwe, ndetse n'ubwunganizi ntacyo biba bitwaye. Yesu nashimwe cyane. Reka rero nsuhuza abantu bose badukurikiye umujyi wa Kigali, ahantu hirya no hino ho dufite amatorero. Turimo turatangiza amatorero hirya no hino. Itorero DNPS mu Rwanda turimo turaguka cyane, turimo turaguka. Umukozi w'Imana Pastor Rachel hariya Mageragere, Imana iguha umugisha, arimo arakora umurimo mwiza. Ndetse Pastor Weraris Huye muri Mbazi na Mukura, Imana iguha umugisha cyane, ari yarahakora umurimo mwiza. Hari ubutumwa bwiza bwagutse kandi burimo n'imirimo. Hanyuma Pastor Nkuba uyu munsi ntago twabanye, hari aho yagiye gutangiza umurimo w'Imana hejuru muri Kibimba, ni mu murenge umwe ugize akarere ka Kayonza muri za Ndego hirya gatoya ku bantu baze muri kare agace. Hari Kidudu rero, abakozi b'Imana, mwarimu Daniel baradukurikiye n'abandi bose. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro mwese. Abakozi b'Imana Nyagatare baraduhamagara kenshi, hano Kagugu baraduhamagara kenshi cyane. Imana ibahe umugisha. Turabakiriye rero kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana twabateguriye kuri uno munsi wa none. Pastor Karemera James niwe muri kumwe na nta mujinya nkuko mwabibwiwe. Ubwo rero aka kanya rwose
nomero ya telefoni muri butangeho ibitekerezo byanyu iri ku mayekara yanyu. Abadukurikiye mwese ni 0788 47 83 89. Reka nyisubiremo kugira ngo muhamagare kuri ya minota muri mwateguriwe, ariko mwahera none hamwandika ibitekerezo byanyu kugira ngo tuze kugira umwanya wo kubisubiza nimba harimo ibibazo, nimba ari inyunganizi. Ni 0788 47 83 89. Imana ibahereze umugisha. Rero twababwiye ko ikiganiro ari ingaruka buri cyumweru kuwa kabiri isaha 11 kugeza 12 turaba turi kumwe, hanyuma kuwa gatandatu kigasubiramo ku isaha ya saa 7 kugeza saa 8. N'ubundi turarikira abantu kudukurikira no kumva ubutumwa bwiza, ariko no gutanga ibitekerezo. Imana ibahe umugisha. Abagiye batanga ubuhamya bahamagaye ku matelefoni, hari n'abashoboye kutugeraho bashima Imana ko ikiganiro umuco n'umuryango kirimo kububaka, kirimo gufasha abana babo gusubira mu murongo. Imana ibahereze umugisha cyane. Baraduhamagaye bamugisha, Imana umuhe umugisha. Kandi hari abo kirimo kubaka mu buryo bw'imyubakire y'ingo zacu twubatse, nubwo duhora tubabwira ko nyirizina inyigisho zimbitse tutari twazijyamo. Yesu nashimwe cyane. Turacyari mu batumirwa, turacyaganira ku buryo bwo guhuza ibitekerezo n'inyunganizi zibaturukaho hirya no hino, ariko nyirizina turashaka kujya mu nyigisho y'umuco n'umuryango, kuko umuco ni ikintu kigari. Igihugu kidafite umuco ntabwo kiba kikiri igihugu. N'itorero rero ritubakiye ku muco nyirizina w'abarigize ntabwo riba itorero rihamye. Uko ni ukuri kandi kudahinduka. Yesu nashimwe cyane. So rero kuba turi muri studio, turi imbere yanyu kuri aya mayekara yanyu, turimo tubabwira ibi, tuba twifuza ko mudukurikira, mukunguka, mukumvaho mwiga, ariko se mugashyira no mu bikorwa ibiba byatuzanye no kubigisha. Yesu rero abahereza umugisha. Abadukurikiye muraza kubigaragaza mutwandikira kuri nomero twabahaye, ndetse muduhamagara kuri ya minota. Nk'uko nababwiye rero turi kumwe n'umutumirwa Bwana Ntamujinya Emmanuel. Twifuje ko uyu munsi ndi bumwemerere akabaganiriza ku ijambo ry'Imana rishingiye ku muco n'ubundi. Umuco ni ikintu kinini. Iyo tuvuze umuco tuba tuvuga kamere muntu cyangwa se kamere Mana iri mu muntu, ariyo twese twita kamere muntu. Yesu nashimwe cyane. So rero iyi kamere iba mu muntu, kandi uyu muntu niwe ugize umuryango. Yesu nashimwe. Imana ibahe umugisha rero, kuko mu kanya turaba tumwakiriye kugira ngo atuganirize, ariko tutaramwakira twanamubaza. Wabanza ukibwira abagukurikiye kuri televiziyo, hanyuma tukagenda mu kiganiro. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amazina Pastor Karemera James yavuze ni Ntamujinya Emmanuel. Nsuhuje abi Butare aho muri Mukura, shohoje za Tumba, Irango, ku Muyange. Ndabashuhuje naho uwitwa Rafael avuka, umusaza umaze imyaka 23 ari umusazi, akaba yarakize ejo bundi agakira ibisazi. Imana ibahereza umugisha mwese. Ndabashuhuje n'abandi mudukurikiranye. Nitwa Ntamujinya Emmanuel, ndi umumisiyoneri. Ndabashuhuje none mu izina rya Yesu. Imana iguhereze umugisha. Ati ndi Ntamujinya Emmanuel. Ati nshuhuje umusaza wakize ibisazi ejo bundi. Imana yacu noneho ikize ibisazi. Ikize ibisazi ni umusaza wari umaze imyaka, yasaze yigisha segonderi, afite imyaka 25, akize ejo bundi afite 50. Murumuna we yashatse umugore usengera aho dusengera. Ubwo abonye matangaza Imana irimo ikora, afata umwanzuro wo kuzana uwo mugabo wabo, nawe yakize ibisazi. Imana ibahereza umugisha cyane. Imana tubabwira ni Imana itanga ifunguro, ni Imana itanga ubuzima, kandi ubuzima burahenze. Abanyarwanda babivuga neza, baravuga ngo iyo aterewe hejuru buri umwe asamaye. Ayo ni amagara rero, nibwo buzima. Imana yacu iturindira, yabarinze, yaturinze. Imana ibahereza umugisha. Abakristo mwagasamye n'ayabandi. Ubwo turaza kubihuza kuko kuva isi yaremwa kugeza uno munsi tubona ko Kristo ari we wenyine washoboye gutanga amagara ye kugira ngo asamaye abandi. Witangiye abantu, hanyuma ariko intumwa zagiye zigera ikirenge muke, kandi ari nabyo natwe turimo
kuko ba Pawulo ukurikiye urupfu rwabo nuko bagenze byari ukwitangira kutugezaho ubutumwa bwiza, kandi Imana ibahereza umugisha kuko batugejejeho ubutumwa bwiza. Imana ibahereza umugisha cyane. Hanyuma kuba dukurikiye rero twongereye tubibutse ni 0788478389. Tugiye kwinjira mu kanya keza ko kumva ubutumwa bwiza kuri uno mugoroba. Turaza kugenda tuganiramo nta muji, ndaza kugenda nkurogoya bitewe n'amabisaje z'abantu, kuko abantu bamaze iminsi bandika ariko ntibabone ibisubizo byabo, kuko duhita dufatiraho ikibwiriza tugasoza iminota nayo yatugendanye, ntibabone uko baza gusubizwa ibibazo byabo. Urumva rero ko tubitayeho, tubahaye akanya. Reka twakire nta mujinya aduhurize. Ese iyo tuvuze umuco tukavuga n'umuryango, hanyuma hari uko ushobora kwitsa ku muco cyane, nk'uko nasobanuye ko umuco ni kamere igize umuntu, hanyuma umuryango ni uyu muntu nyirizina n'abandi bamukikije. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ese umuryango, iyo bavuze umuryango wumva iki? Iyo bavuze umuco wumva iki? Hanyuma uhita unanakomerezaho nyuma yo gusubiza icyo kibazo. Iyo bavuze umuryango numva famiye, numva umugabo, umugore n'abana. Umugabo, umugore n'abana, hagakurikiraho n'indi miryango y'aho dukomoka, imiryango y'aho twashatse. Ariko iyo bavuze umuryango w'umuntu numva famiye y'umuntu. Yego. Bavuga umuco rero nkumva ari umuco twasanze. Umuco twasanze nk'umuco nyarwanda, tuzi ko hari abo ubona babyina imbyino zo mu Rwanda, babyina bateze amaboko, bagakubita ikinimba. Ibi byo guceza bije vuba, atari umuco wacu. Ubwo ntabwo ari umuco wacu. Guceza ntabwo ari umuco. Iyi Bibiliya rero dusenga twigishamwe abantu, tubwirizamo ubutumwa bwiza, kuko Bibiliya ni igitabo kigari kandi ni igitabo cyiza pe, kibumbye ubwenge, kibumbye ubugingo, kibumbye ubutunzi, kibumbye imbaraga nyinshi. Ese iyi Bibiliya yavuze iki kuri uyu muco n'umuryango? Tuguhaye ikaze noneho. Bibiliya yaje ifite ibyije kwigisha abantu, yaje kwigisha uburyo abantu bashobora kubana amahoro, iza kwigisha uburyo abantu bakora umuryango wabo ukubaha Imana, kuko no mu byahishuwe ibice 7 uhereye ku murongo waho wa 5 cyangwa ku murongo wa 4 no ku wa 5 no ku wa 6 no ku wa 7 hari ijambo rivuga ngo abo mu muryango wa Benyamini ni inzovu n'ibihumbi 2. Bivuze ngo yaje kugira ngo itoze umuryango kubaha Imana, noneho Imana yakira iyo miryango izanayihamagare. Iyo ni Bibiliya, nicyo cyayizanye. Gutoza umuryango kubaha Imana no gutoza umuntu kubaha Imana. Yaje uvuga iyobokamana no kwigisha abantu uburyo babaho mu mahoro. Ni ukuvuga ngo mbere y'iyobokamana cyangwa se kuza kwa Bibiliya hari ikibazo umuryango wari ufite buriya. Ntabwo wari wuzuye. Kuti Bibiliya yaje gutoza umuryango kubaha Imana. Bivuze ngo Bibiliya itarabaho umuryango ntabwo wubakaga Imana. Natangiye kubona umuryango, nangira no kubona Bibiliya, kuko je nabonye umuryango, nahishwe Bibiliya, menya umuryango mbere. Ariko umuryango nabayemo tutakoresha Bibiliya ntabwo twubahaga Imana. Yego. Kuko nahishwe Bibiliya mbona umuryango mbere. Bivuze ngo je natangiye gusoma Bibiliya ndo maze gukura. Yego. Nubwo zari ziriho mwebwe muzizi, je ntabwo nasomaga Bibiliya. Ku kigero cyawe uti Bibiliya yahuzaga yaje kugira ngo yuzuzemo umuryango kumenya Imana. Kuko kuva twatangira gusoma Bibiliya mfite barumuna banje n'abadiakone muri paruwasi, n'abaperezida b'abakorari muri paruwasi ya Gisagara, mfite abandi tuyoborwa nabira tukabona twubaha Imana. Ariko bitaraza abo twari kumwe nababwiye ibyatuyoboraga, yuko twayoborwaga n'ibigirwamana cyangwa n'izindi zitari Imana yo mu ijuru. Yego. Ngaho duhurize rero Bibiliya ikivuga. Amen. Rero hari isomo gusa, isomo numvaga twaganiraho muri iyi minsi rimeze nk'iryo mbona kwitekereza gutegura isomo rikomeye cyane, ariko rifite isanganyamatsiko y'ukuntu umuntu nyuma y'ibi hari urubanza. Nyuma y'ibi dukora, nyuma y'ibi tuvuga, nyuma y'ibyo twigisha, yaba mu madini yacu, yaba aho duteranira, yaba mu miryango yacu, yaba mu bana bacu, nyuma y'ibi hari urubanza. Mu byahishuwe niho bivuga neza, harabango nuko mbona intebe nini yera mu bice 20 umurongo wa 11, ngo nuko mbona intebe nini yera, ngo mbona uyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso ye, ahabyo ni habakiboneka, ngo nuko ibitabo birabumburwa. Ibyo byabumbuwe n'iby'imirimo,
ngo nyuma y'ibitabo habumburwa n'ikindi gitabo aricyo gitabo cy'ubugingo, abapfuye, abakomeye, aboroheje, ab'imbata n'ab'umudendezo ngo bacibwa urubanza rw'ibyanditse muri ibyo gitabo. Rero nyuma y'ibi hari urubanza. Isomo nari ifite numvaga twasoma n'igitabo cy'Abalewi ibice byaho 22 tugasoma n'umurongo waho wa 9 tukumva ukuntu havuga ibice 22 mu gitabo cy'Abalewi umurongo wa 9 haravuze ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye ndi Uwiteka ubeza. Nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye ndi Uwiteka ubeza. Igitabo cya mbere cy'Abami 14 ibice 14 umurongo waho wa 7. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 14 umurongo wa 7 hari ijambo rivuga ngo genda ubwire Yerobowamu uti umva uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo yagukuye muri rubanda irakogeza ikugira umwami w'ubwoko bwayo bwa Isirayeli ikugabira igihugu igikuye ku nzu ya Dawidi, ariko ni wayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi witonderaga amategeko yayo akayakurikirana umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo, ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose, uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, urandakaza uranyimura ushyira inyuma. Uyu muhanuzi witwa Hiya wavuze aya magambo. Yego. Umuhanuzi witwa Hiya yabaga i Shilo mu gihe cya Yerobowamu. Ba Yerobowamu bajya kwitiranwa ariko si bamwe. Hari uwitwa Yerobowamu, hari n'uwitwa Rehobowamu. Uyu rero dusomye ni Yerobowamu yari umuja mu bwami bwo kwa Salomo. Noneho umuhanuzi witwa Hiya yari yaramuhanuriye amubwira ko Imana izamuha umugabane wo ku nzu ya Dawidi. Uyu mugabo rero yari umuja kwa Salomo, ariko Imana imufiteho gahunda yo kumuha umugabane. Bivuze ngo mubaja Imana yamukuye mubaja imugira umwami. Niyo mpamvu uyu mugabo ageze i Samariya ruguru majyaruguru, ayobora amajyaruguru, ayobora imiryango 10, amajyepfo Buyuda hayoborwa uwitwa Rehobowamu umuhungu wa Salomo. Uyu muhungu wa Salomo abajyanye na Yerobowamu amajyaruguru, Yerobowamu ahita ashyiraho umupaka wo kubuza abantu kumanuka Buyuda gutambira Uwiteka Imana ibitambo, ahubwo arakaza Imana, arema Imana abantu basenga, yirengagije Imana yamwimitse. Abantu benshi umuntu atabasha kuvuga umubare wabo bakunda kwirengagiza Imana yabahamagaye. Iyo bamaze kubona bakiza ikirenge mu cy'Imana ari abapanzemo ko bazabamo, birengagiza Imana yabahamagaye, bakiremera izindi mana, bakirengagiza ijambo iry'Imana yabahamagaye, mugende mubwiriza abantu, abemera mubatize, muhindura abantu kuba bigishwa. Ibyo bakabyirengagiza, bamara kwicara ku ntebe batekanye bakumva ko ibyo bo bitabareba. Noneho ngo ibi Yerobowamu yarabikoze, abikoze ngo birakaza Imana. Imana iteza umwana w'umuhungu uburwayi mukomeye. Ubu burwayi Yerobowamu abwira umugore we, aramubwira ngo iyoberanye wihindure indi mugore nibigaragaze kuri umwami. Numara kwiyoberanya ugende ku muhanuzi witwa Hiya utuye i Shilo, umubwire n'uzakubwira uko umwana wacu ukuntu azamera. Aha ngaha dufite abantu biyoberanya kubera amafuti bakoze, kwihana nibabyemere, gukizwa nibabyemere, ahubwo bakiyoberanya bagakomeza bitwa ngo ni abanyamurimo, bari mu mirimo, ni abakozi b'Imana, ni abavugabutumwa, ni abahanuzi, ni abanyamasengesho, kandi bafite inkovu z'ibyaha, ntibemere kwihana, ahubwo bo bakiyoberanya. Uyu munsi Imana idufashe, umuntu wese yemere ko Yesu yaje gupfira abantu kugira ngo atange imbabazi, kandi Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Yerobowamu ageze ku muhanuzi witwa Hiya ngo Uwiteka yari yarayabwiye Hiya, abamubwira ngo ejo nk'amagingo aya Yerobowamu aziyoberanya yihindura undi mugore, ariko ntuzagire ikintu uzamubwira ngo kuko azaza yikoreye ikibindi cy'umutsama cyo kugira ngo akuzanire ituro rihuma amaso. Abantu barimo barahuma amaso kubw'amaturo, bari guhuma amaso kubera amaturo, abantu bari guhuma amaso kubera ibintu bari kwakira, ariko
dukwiye kwakira ituro ariko riturutse mu biganza by'umukiranutsi, noneho n'iryo twakiriye rikaba riruhumanura uwo muntu, atari ituro gusa ngo nubwo umuntu yiba ati zana icya 10 mu bujura wibye, nubwo usambana zana icya 10 mu busambanyi, ariko ibyo ngibyo tukwiye kubireka mu izina rya Yesu. Abantu bagatangira guhinduka bashya, umuntu akamenya ko ituro riturwa Imana atari irya gahini ahubwo ari irya Abeli. Kandi abatambyi mwese cyangwa bose cyangwa twese tukamenya yuko umuntu atura Imana bikakira umushumba atabatuye umushumba. Atabatuye umushumba, umuntu atura Imana bikakira umushumba. Bivuze ngo ari abatura n'abaturwa bamenye ngo nutari urutura mu rugo urishyiriye Imana nubwo ribwakirwa umushumba. No mpamvu ukwiye kubanza kwera imbere y'Imana. Noneho ngo muka Yerobowamu ageze ku marembo y'umuryango w'umuhanuzi witwa Ahiya w'Ishilo, ngo Ahiya nibwo yamubwiye ino jambo twasomye, avuga ngo muka Yerobowamu niki gitumye wiyoberanya ukihindura undi mugore, ngo genda ubwire Yerobowamu ngo Uwiteka yagukuye muri rubanda, haleluya, arakwegeza akugira umwami w'ubwoko bwa Isiraheli. Bivuga ngo Imana ikorana natwe, yadukuye muri rubanda. Impamvu Imana iduhamagaye kugira ngo dukore umurimo w'Imana nuko yafashe umwanzuro wo kudukura muri rubanda. Nanjye nabaga muri rubanda, nawe wahoze muri rubanda, hari n'abandi bahoze muri rubanda hirya badafite ibyiringiro by'ubuzima bwo muri Kristo. Imana idukuramo aho ngaho, none tugejeje aha ntiyatureka ngo tube hasi, ahubwo iduha kuyobora ubwoko bw'Imana. Haleluya. Iduha kuyobora ubwoko bw'Imana, ngo ariko ntiwigeze umubera nk'uko Dawidi yari ameze. Dawidi yari ibintu yari yujuje, yari afite umutima uca bugufi. Afite umutima uca bugufi, icyaha akoze agahita yihana, akaririra Imana, agatakira Imana, akacyita icyaha, pana kukibana nk'inkovu. Akabanza agakira, agaca bugufi, kandi urugendo rwa Dawidi rwose rwabaga kubaza Imana. Noneho arangije amuga ngo uranyimura, urandakaza. Bivuze ngo iyo umuntu akoze umurimo w'Imana nabi, Imana ngo arayirakaza. Haleluya. None Imana ifata umwanzuro rero, iravuga ngo nzazi wawe mehe, nzakura umuhungu kwa Yerobowamu. Iyo bavuze umuhungu kwa Yerobowamu baba bavuze icubahiro kwa Yerobowamu. Umuhungu ni icubahiro mu rugo, umuhungu ni imbaraga, umuhungu ni intwari. Umuhungu, kugira ngo Imana ikure umuhungu kwa Yerobowamu ni icubahiro bikuye kwa Yerobowamu. Ubwo rero nasabaga yuko twese tukorera Imana, kuko Pawulo ugeze kwandika ngo umuntu wese namera uko yari ari kera agihamagarwa. Kera duhamagarwa kwatinyaga Imana. Twatinyaga Imana, ahantu Imana wumvise ivugira ugahita ukuramo inkweto ukicara ukavuga ati none reka numve ukuntu ivugana nanjye. None ubu ngubu kare ubu ni ikibazo. Uti kera rwose twatinyaga. Kera twageraga mu buturo bw'Imana tugatuza. Bibiliya ivuga ngo Uwiteka ari mu buturo bwe bwera ibintu byose n'ibituze. Twageraga ahantu Imana iri tugatuza, tukumva ikintu Imana ivugana natwe. Ariko uyu munsi ariko ako kantu kavuzeho, kandi wenda turi bugende dusoma n'ubutumwa bw'abantu. Kuki uyu munsi iteraniro mu rusengero, iteraniro ryera ryaba icyo ku cyumweru cyangwa ku yindi minsi, usanga buri wese afite iteraniro rye uko bikurikira? Sinzi wowe aho ugenda hirya no hino ubwiriza ugasanga umwe afite iteraniro ryo kuri telefoni, undi akurikiye iteraniro rimuri imbere, abandi bakurikiye bakoze amateraniro yabo yo hanze cyangwa yo mu itorero. Ibi ni ugutinyuka Imana cyangwa ni ugutakaza wa muco ubigisha kumenya Imana? Ni ukuvuga twebwe twahamagariwe kugira ngo twigishe abantu tubakuraho bari, yego, bagaruke bazi imbere y'Imana, bose batumbire barebe Imana. Ariko n'ibyakuye amagambo Yesu yavuze ko asohora. Yaravuze ngo muri iki gihe, mu gihe cy'imeruka, ngo abantu Pawulo niwe yabyanditse, Yesu abivuze abivugira muri Pawulo, kuko umwuka w'Imana niwe wagiye muri Pawulo. Arandika ngo muri iyo minsi ngo abantu bazaba badakunda kumva ijambo ry'Imana, badakunda babo, badakunda Imana, bakunda ibanezeza, ubwo bazanga n'inyigisho nzima. Inyigisho nzima, kumwicaza umubwira inyigisho nzima wapi? Mubwire ko agiye Dubai, mubwire ko icyaha cye cy'ubusambanyi cyihorere, ahubwo mubwire ko agiye Amerika. Ni ukuvuga ngo ikibazo tugishakire hehe, kuko imitima yabo ngo ni ibinure. Aba bantu bahanuwe ko muri iki gihe bazaba bameze gutya.
none se muri iki gihe bazaba bameze gutya abahishurirwa abakozi b'Imana nkatwe pasiteri mwarimu cyangwa se n'abandi bayobora aba bantu n'iki bagombye gukora muri iki gihe cyo kwirarira no kwihishira kw'aba bantu no kwihugiraho no kubirangaza? ese ntacyo twagombye gukora guhindura kugira ngo bano bantu bakomeze muri wa murongo mwiza w'umuco urimo kumenya Imana? Jyewe nyizwa nari nzi ko umuntu yiga ijambo ry'Imana agakizwa akababarirwa ibyaha bye akagendana n'umurongo, ariko uyu munsi hariho ko hari ijambo Yesu yavuze ariko ntagire unyumva nabi. Yaravuze ngo ahantu intumbi izabiri n'inkongoro izateranira. Iyo ni intumbi n'inkongoro, ntabwo ari umuntu. Inkongoro cya gisiga kijya kwirira intumbi. Yego. Niba ngo ubu mfite amaso yanjye amaze kubona abantu benshi b'abanyabyaha kandi bihishe mu Mana. Ariko kubera ko imeruka n'urubanza atari ibyanjye, nkagira ibyiringiro ko bazongera kugarukira umwami Yesu, kandi umwami Yesu azabakira. Ariko twebwe twagakwiye gufata umwanya wo kwigisha abantu nta mujinya, ati igikurikiyeho cyangwa icyiza kuruta ibindi ni ugufata umwanya wo kwigisha umuntu akigisha abantu pana kubabwiriza. Aba ni abapasiteri barimo kubwira. Ni uko umupasiteri ahaguruka, James ugahaguruka ugategura kwigisha abantu ukuntu umuntu abana n'Imana. Hari abanura, guhanura ni byiza, hari ibitangaza bikorwa, natwe Imana dukoresha ibitangaza, ariko hari n'ibindi bintu bituma abantu bararukira kuza kureba ariko atari byo bakaje kureba, ahubwo Imana yakabahaye umugisha, ibitangaza bigakorerwa ariko bazi Imana. Imana iguha umugisha. Abadukurikiye ngira ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Mucyo dukurikiye hari abanditse ubutumwa bwabo, reka dutange ka kanya k'abantu bahamagara bakagisha inama cyangwa bagatanga ibitekerezo byabo cyangwa bagasobanuza, kuko twize amagambo meza y'Imana avuga ngo hari abantu bakora ibyaha mu murimo w'Imana, kandi abo ngabo bakwiriye Imana kuko ariyo yeza kugira ngo bezwe, ntibakure ibyaha byo mu mirimo yabo bakora kuko Uwiteka ubeza. Yesu yaravuze ngo nibatega ibiganza ntazabyumva, nibatega amagambo menshi ntazayumva, ibiganza byabo ntazabireba kuko ibiganza byabo byuzuye amaraso. Imana ibeze rero nk'uko ijambo ryayo rivuze. Namwe abadukurikiye rwose Uwiteka Imana ibeze nk'uko ijambo ryayo rivuze. Hanyuma uyu yanditse aravuga ati turabakurikiye kandi ikiganiro cyanyu ni cyiza pe, ariko natwe muri Tabagwe muzatwibuke muze mudusange dufatanye ubutumwa bwiza. Tabagwe ni hariya muri Nyagatare, cyane cyane ndahazi cyane, nahakoreye ivugabutumwa kandi nejo cyangwa ejo bundi naho tukahaza. Ubu turi muri Kayonza, twari turi mu bikorwa byo kubaka mu buryo bumwe cyangwa mu bundi, mu kubaka uburyo bw'umuryango wa Gikristo ndetse no kubaka bisanzwe by'inyubako y'itorero. Hanyuma n'abandi ufite umwanya rwose naze dukorera Imana kuko umurimo ni mugari. Imana iguhereza umugisha. Tabagwe ubwo tuzahaza. Ndabona amatelefoni hari uyu yaranditse, abandika ndabona batangiye kwiyongera. Mushumba turagukurikiye, muhabwe umugisha. Namwe Imana ibahereza umugisha. Ni mushiki wacu Faisi, Imana iguha umugisha cyane. Turakoma tubasengere. Hari undi yanditse aravuga ati ubutumwa ni bwinshi, Bibiliya ni ikintu kigari. Ubu ni igitabo kitwigisha kubaha Imana. Imana iguhereza umugisha cyane. Nibyo, Bibiliya ni igitabo kitwigisha kubaha Imana. Sabiti muri Nyagatare, Imana iguhereza umugisha. Yanditse aravuga ati Yesu ashimwe. Imana ibahe umugisha. Imana iduhane umugisha twese. Imana ibahereza umugisha. Hari abahamagara ku murongo turabitaba. Ndabona banditse kuko iminota yo ibirimo igenda. Nitwa Emmanuel Kuriyenzi, none ituro ry'umunyabyaha ntiryemewe. Nta mujinya arasubiza. Reka twitabe abari ku murongo wa telefone. Ndabona barimo babipa. Hano biba bigoranye ko ubipa tukaguhamagara. Urahamagara ugatanga igitekerezo cyawe cyangwa ugatanga icyifuzo cyawe kuko tuba turi bufata akanya ko kubasengera. Reka twitabe uyu uri ku murongo.
Yongwe TV muraho? Uraho. Yego yego, muri bande muherereye he? Nitwa Dorcas mberereye Kigali. Yego Dorcas. Gahanga. Yego Igahanga. Yego, nashakaga kubabwira. Yego. Kuko mwamfasha. Mfite ikibazo. Yego. Umwana wabaye imbata y'ibiyobyabwenge kabisa. Imbata y'ibiyobyabwenge, kandi hano turimo kwigisha ku muryango n'umuco, kandi umuco n'umuryango ni ikintu kimwe. Dorcas, twakubwira ukaza kuduhamagara nyuma yo kuva muri studio tukavugana, noneho ukatuyobora neza, ukaduhuza n'uwo mwana tukamufasha. Kristo arahari kugira ngo umwana ave muri ibyo biyobyabwenge rwose, kuko n'abari mu bimogi bavuyemo abasaga nabi bose. N'uyu mukozi w'Imana uri hano hari inzira yaciyemo nuko mutakurikiye ubutumwa bwe, ubuhamya bwe yatanze, ariko turamufasha. Imana iguhereze umugisha, uze kuduhamagara tuvuye hano. Yego. Reka twumve. Aro Yongwe TV, mwiriweho? Mwazamura ijwi, ntabwo tubumva. Yego, muri hehe, muri bande? Yego. Uri Rusizi? Rusizi, Imana ibahe umugisha. Ikintu cy'ingenzi n'ibishishe kinesheje ko yigisha pasiteri rwose cyane, bareke gukunda amafaranga kurusha abantu. Ati abapasiteri bareke gukunda amafaranga kurusha abantu. Iyo ni inyigisho ngari tuza kwigishaho, kuko umuntu akama iyo ashumbye, itameze neza rero ntabwo yayikama. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ariko rero nicyo cy'umuryango ni ngombwa. Yego. Nicyo cy'umuryango ni ngombwa n'umuryango usanga. Yego, Imana iguhereze umugisha cyane. Igitekerezo cyawe twacyumvisha, aravuga ati n'icyo umuryango ni ngombwa cyane. Reka twakire uyu aba ariwe dusorezaho, iminota yagiye. Yongwe TV, mwiriwe? Yagiye. Nta mujinya rero, ubwo urumva ko urarusembuye. Aravuga ati twigisha abapasiteri kureka gukunda amaturo cyane kuruta abayatanga. Buriya ikiganiro cy'ubutaha ntituzaganira kuri icyo kintu, kuko nta mupasiteri wakunda amaturo adakunze abantu. Ntabwo bibaho, wenda ntabwo ndi bwemeranye nawe cyane nubwo ndi umupasiteri. Reka dusenge dusoza. Twitabaro. Mwiriwe? Wi, mwatanga igitekerezo vuba, turimo gukerererwa. Alo? Arimo arumva. Imana ibahereze umugisha. Ikiganiro cyacu umuco n'umuryango ni ikiganiro kigaruka buri wa kabiri na buri wa gatandatu. Ku badukurikiye n'abafite ibitekerezo byanyu, abo turi busengere nyuma, reka dusenge dusoza tubifuriza ikaze mu itorero DNPS, kuko ni itorero ririmo kuvuka hirya no hino. Turimo kwagura umurimo w'Imana, abavuga butumwa, abafite ubushobozi bwo kwitanga muri uyu murimo. Turabaha ikaze. Nomero ni iriya, mwaduhamagara tukaganira, kuko zatabagwe n'ahandi hose tugomba kubabwiriza ubutumwa bwiza. Imana ibahereze umugisha rero. Reka tubasengere mu izina rya Yesu. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu kuri uyu mugoroba mwiza twari turi imbere yawe twigisha abari badukurikiye, abantu bawe. Ubahereze umugisha aho bari hirya. Dore uyu mubyeyi utwigarije umwana we Nyagasani wabaswe n'ibiyobyabwenge, ariko uri Imana ikiza kandi uri Imana yeza. Ijambo ryawe riratubwiye ngo uri Imana yeza. Nuko tutaravuga, tutaramugeraho, tutarahura nawe, turagusabye kugira ngo umwuka wawe umusange kandi amweze. Abari badukurikiye bose turabasabiye, tubasabiye umugisha. Ubagirire neza uyu mugoroba, ubere mwiza buri wese, ari abadukurikiye, ari abatadukurikiye. Nyagasani bazadukurikira n'ubutaha mu izina rya Yesu. Ari abafashe icyemezo mu mitima yabo guhinduka, kugira ngo babe abantu bawe nyakuri, bakuri imirimo ibyaha byo mu mirimo yabo, kugira ngo ubashe kubeza. Bagire neza rero, twese utwezanye nabo none n'iteka ryose, niko dusabye twizeye. Amen, amen. Imana ibahereze umugisha. Ni Pasiteri Karemera James, naho butaha. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha mwinshi.
kandi mwagukira imbere y'Imana. amen. Urakoze cyane. sinzi wowe ariko kuri iyo niyo minsi mbabaza kuruta iyindi yose. Ya minsi yose nataye ntaramenya ko ibindusha n'ibingora byose yabyikoreye. nkavunika ntakagombye kuvunika, nkagororwa bitakagombye kubaho. Yesu Kristo yarabirangije. niyo mpamvu mfite indirimbo ivuga gutya ngo myaka myinshi ngendera mu